بسم الله الرحمن الرحيم ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra. Iki ni igitabo twakumanuriye kugira ngo ukure abantu mu mwijima ubaganishe ku rumuri ku bushake bwa Nyagasani wabo uberekeze ku nzira y'utsinda ushimwa cyane. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Allah we ufite ibyo mu kirere n'ibyo mu isi korama kuva ku bihano bikomeye kuri kubahakanyi. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Abarutisha ubuzima bw'isi mperuka bagakumira ku nzira ya Allah bashaka ko igorama abo bari mu buyobe bwa kure. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Ntitwohereje intumwa uretse mu rurimi rw'abantu bayo kugira ngo ibasobanurire. Allah akayobya uwashaka akanayobora uwashaka ni utsinda ushishoza. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Rwose twohereje Musa n'ibitangaza byacu kura abantu bawe mu mwijima ubaganishe ku rumuri unabibutse ingabire za Allah. Mu by'ukuri muri ibyo hari ibimenyetso kuri buri wihangana cyane ushimira cyane. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Zirikana ubwo Musa yabwiraga abantu be ati nimwibuke inema za Allah kuri mwe ubwo yabakizaga abantu ba Firawuni babasogongezaga ibihano bibi bakanabaga abahungu banyu bakarekera ubuzima abakobwa banyu kandi muri ibyo hari ibigeragezo bihambaye bituruka ku Nyagasani wanyu. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Zirikana ubwo Nyagasani wanyu yatangazaga ku mugaragaro nimushimira rwose nzabongerera naho nimuhakana mu by'ukuri ibihano byanjye birakomeye. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Musa aravuga ati nimuhakana mwe n'abari ku isi bose mu by'ukuri Allah ni umukungu ushimwa cyane. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
ese inkuru zabanjirije ntizabagezeho nk'abantu ba Nuhu, Adi, Thamude n'abaje nyuma yabo? Ntawubazi uretse Allah. Intumwa zabo zabazaniye ibimenyetso simusiga, bashyira amaboko yabo ku minwa yabo, baravuga bati, mu by'ukuri twe duhakanye ibyo mwatumanywe nabyo, kandi rwose twe turi mu gushidikanya guteye amakenga ku byo muduhamagarira. qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Intumwa zabo zaravuze ziti, ese hari ugushidikanya kuri Allah wahanze ibirere n'isi? Arabahamagara ngo abahanagureho ibyaha byanyu, anabarindirize igihe ntarengwa. Baravuga bati, mwe ntacyo muri cyo uretse kuba abantu nkatwe, murashaka kudukumira ku byo abakurambere bacu bagaragiraga? Ngaho nimutuzanire ibimenyetso bigaragara. qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Intumwa zabo zirababwira ziti, twe ntacyo turi cyo uretse kuba abantu nkamwe, ariko Allah ahingabireze uwashaka mu bagaragu be, kandi ntitwari gushobora kubazanira ibimenyetso keretse ku bushake bwa Allah. Abemera nibiringire Allah. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nigute tutakwiringira Allah kandi yaratuyoboye inzira zacu? Rwose tuzihanganira ibyo mudutotezaho, ngaho abiringira nibiringire Allah. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Abahakanyi babwira intumwa zabo bati, rwose turabamenesha mu gihugu cyacu cyangwa mugaruke mu idini ryacu. Nyagasani wabo arabahishurira, mu by'ukuri tuzoreka abahuguza. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Rwose tuzabatuza mu gihugu nyuma yabo, ibyo nibyo abatinya icyubahiro cyanjye bakanatinya ibihano byanjye. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Baratabaje maze hamwara buri munyagitugu utsimbarara. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. Nyuma ye hari Jahannam, kandi azanyweshwa amazi y'amashyira. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Azayamira yangira ari hafi kutaryoherwa, urupfu rumusanga ruturutse impande zose, kandi we atari uwo gupfa. N'inyuma ye hazaba hari ibihano bikaze. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. urugero rw'abahakanye Nyagasani wabo, ibikorwa byabo ni nk'ivu ryakubiswe cyane n'umuyaga ku munsi w'umuyaga mwinshi, nta na kimwe bashobora gufata mu byo bakoze. Uko niko kuyoba kwa kure.
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ese ntubona ko Allah yaremye ibirere n'isi mu kuri, ashatse yabakuraho akazana ibiremwa bishya. وما ذلك على الله بعزيز. kandi ibyo kwa Allah si binaniranye. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. bose bagaragira Allah. Abanyantege nke babwira abikuzaga bati, mu by'ukuri twe twarababakurikira, ese mwe hari icyo mwatumarira ku bihano bya Allah? Baravuga bati, iyo Allah atuyobora twari kubayobora. Ni kimwe kuri twe twagira ubwoba cyangwa twakwihangana, nta buhungiro dufite. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. urubanza rumaze gucibwa, Shayitani yaravuze iti, mu by'ukuri Allah yabasezeranyije isezerano ry'ukuri, naho jye narabasezeranyije n'iki sezerano. Nta bubasha nari mbafiteho uretse ko nabahamagaye mukanyitaba. Ntimumvebe ahubwo mwigaye, jye sindubatabara namwe ntimurabo kuntabara. Mu by'ukuri jye mpakanye ibyo mwambanyikanyije nabyo mbere. Rwose abahuguza bafite ibihano bibabaza. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Abemeye Allah bakanakora ibitunganye bazinjizwa muri janna zitembamo imigezi, bazazibamo ubuziraherezo ku bushake bwa Nyagasani wabo. Indamutso yabo muri zo ni salamu. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ese ntubona uko Allah yatanze urugero? Ijambo ryiza n'igiti cyiza, imizi yacyo irashikamye, amashami yacyo ari mu kirere. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. gitanga imbuto zacyo buri gihe ku bushake bwa Nyagasani wacyo. Allah aha abantu ingero kugira ngo bibuke. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. n'urugero rw'ijambo ribi ni nk'igiti kibi cyaranduwe hejuru y'ubutaka, nta gutekana gifite. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah akomeresha abemeye ijambo rishyitse mu buzima bw'isi no ku mperuka.
Allah ayobya abahuguza kandi Allah akora icyo ashaka. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار Ese ntubona abahinduye inema za Allah ubuhakanyi bakanashyira abantu babo mu nzu yo korama? جهنم يصلونها وبئس القرار Jahannam bazayijyamo nicyo cyicaro kibi. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Bashyiriyeho Allah ibigirwamana kugira ngo bayobye ku nzira ye. Vuga uti nimwishime gato, mu by'ukuri igarukiro ryanyu ni mu muriro. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Bwira abagaragu banjye bemeye bahozeho sala banatanga mu byo twabafunguriye mu ibanga no ku mugaragaro mbere yuko haza umunsi utarimo ubucuruzi cyangwa ubucuti. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah niwe waremye ibirere n'isi, amanura amazi ayakuye mu kirere, ayameresha imbuto ngo zibe amafunguro yanyu, aborohereza amato kugira ngo agendere mu nyanja ku itegeko rye, anaborohereza imigezi. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Yaborohereje izuba n'ukwezi bihora bizenguruka, anaborohereza ijoro n'amanywa. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Yabahaye ibyo mwamusabye byose, kandi nimubarura inema za Allah ntimuzazihetura. Mu by'ukuri umuntu nuhuguza cyane, umuhakanyi cyane. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Zirikana ubwo Ibrahimu yavugaga ati, ayi nyagasani wanjye, iki gihugu umutekano, unandindege n'abana banjye kugaragira amashusho. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ayi nyagasani wanjye, mu by'ukuri yo yayobeje abantu benshi, uzankurikira uwo n'uwanjye, naho uzanyigomekaho mu by'ukuri uruhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ayi nyagasani wacu, mu by'ukuri jye natuje urubyaro rwanjye mu kibaya kidafite ibimera ku nzu yawe ntagatifu. Ayi nyagasani wacu, kugira ngo bahozeho sala, shyira mu mitima y'abantu kubakunda, unabafungurira imbuto kugira ngo bashimire. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis samaa.
Nyagasani wacu, mu by'ukuri wowe uzi ibyo duhisha n'ibyo tugaragaza, kandi nta kintu na kimwe cyihishe Allah mu isi cyangwa mu kirere. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a. Ishimwe n'ikuzo byuzuye n'ibya Allah, we wangabiye nkuze Ismaili na Ishaqa. Mu by'ukuri Nyagasani wanjye nuwumva cyane ugusaba. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ayi Nyagasani wanjye, ngira uhozaho sala no mu rubyaro rwanjye. Ayi Nyagasani wacu, unakira ugusaba kwanjye. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ayi Nyagasani wacu, mpanaguraho ibyaha byanjye n'iby'ababyeyi banjye bombi n'abemera umunsi ibarura ryatangiye. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ntukeke na rimwe ko Allah ari indangare ku by'abahuguza bakora. Mu by'ukuri arabarindiriza umunsi amaso azakanura. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Bihuta bararamye badahumbye n'imitima yabo yabaye ibishushungwe. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Burira abantu umunsi bihano bizabageraho, abahuguje bakavuga bati, ayi Nyagasani wacu, turindiriza igihe cya hafi twitabe uguhamagara kwawe tunakurikire intumwa. Ese ntimwari mwararahiye mbere ko mutazavaho? وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Mugatura mu mazu y'abihuguje, mugaragarirwa nuko twabagize, tubaha n'ingero. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Rwose bagambanye ubugambanyi bwabo, ariko kwa Allah niho ubugambanyi bwabo buburizwamo, niyo ubwo bugambanyi bwabo bwashobora gutuma imisozi irimbuka. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Ntuzakeke na rimwe ko Allah azica isezerano rye ku ntumwa ze. Mu by'ukuri Allah nutsinda nyiruguhora. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Umunsi isi yahinduwe indi si kimwe n'ibirere, bakagaragira Allah umwe uganza. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Uzabona abagome uwo munsi bari ku ngoyi baboshye. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Imyambaro yabo izaba ikoze muri godoro, umuriro uzatwikira uburanga bwabo. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Kugira ngo Allah ahembere buri muntu ibyo yakoze, mu by'ukuri Allah nubanguka mwibarura. هذا بلاغ للناس
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Iri ni itangazo ku bantu nibariburirishwe nibanamenye ko mu by'ukuri we ari Imana imwe kandi abanyabwenge babonereho isomo.